Ibi aba babyeyi bo mu kagari ka Muhurire mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma barabivuga nyuma y'amakimbirane yo mu muryango yabereye mu mudugudu wa Nyamata, aho witwa Mukakabano Anonsiyata yasenye inzu yabagamo umukobwa we yibyariye Mukandayisenga Afisa nyuma y'igihe kirekire amusaba kuva muri iyo nzu, undi akanga kuyivamo avuga ko inzu yubatswe na se umubyara wari warashakanye na nyina mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyuma yuko se yitabye Imana, uyu Anonsiyata Mukakabano nyina Mukandayisenga Afisa yatangiye kugurisha imitungo y'umuryango, ibyakomeje gutera umwuka mubi mu bana be yibyariye. Bamwe bahunga urugo bavukamo kubera kubwirwa ko gutanga umunani bitakiri itegeko, ari nabyo uyu mubyeyi yuririyeho agasenya inzu uwayibagamo adahari. Ikibazo cyane ukuntu kimeze nyine nakora ihohoterwa, basenyera inzu bayisenya ntahari, bahurujwe n'abaturage, narindi nje ikigoro bansabiriza bayisenyera basiga hasi, amabati bayakuyeho bagurishije, ibiti babiritabuye babishyize hasi, mbura ahantu njya. Ubu ngubu tuvugana n'injoro naraye kwa gitifu ku muryango n'uyu mwana. Abavukana na Mukandayisenga Afisa ndetse n'abaturanyi b'uyu muryango bagaya ibyakozwe na Mukakabano Anonsiyata, ni naho bahera banenga ababyeyi nkawe bitwaza ko gutanga umunani bitakiri itegeko, ibituma bikubira imitungo yose y'umuryango bigateza amakimbirane. Ibyabaye nk'abantu dutuye ahangaha, umukobwa mubereye se wabo, ariko kuba ise yaramusigiye inzu y'uburushyi nyina akayisenya, ni ikosa yamukoreye rikomeye. Ntabwo bavuga ko ababyeyi batangira gutanga iminani byabahaye kurya ibintu byose bakabirangiza, kuko ntawe uzabibabura nta n'uzababaza umunani. Ari nabyo bikurira ibi ngibi abituma barya iminani yabo bakayiraza ngo bagiye gupfa. Kuri twabifashe nk'igikorwa kigayitse, cyane cyane ko mu nshingano z'umubyeyi abakwiye kurera abana kugeza igihe azavira mu mubiri se cyangwa igihe azapfira. Twarabibonye tubona n'icyaha cy'indengakamere, n'ubikomeje gutya n'abandi bajya babireberaho. Ibi bintu byakagombye kugira ahantu bihanirwa n'abandi bakareberaho. Komeje gutya n'umubyeyi ako afite yazajya akarya avuga ngo umwana wanjye nazambaza umunani. Mukakabano Anonsiyata ushyirwa mu majwi kuba yarasenyeye umwana we yibyariye, avuga ko impamvu yatumye asenya iyi nzu ari uko uyu mukobwa we nawe adashobotse, akanongeraho ko icyo kubaha iminani ntawe cyanditse. Yimba ari icyaha nk'abana nagikoze kikaba ari icyaha koko, ariko byemeze ngo wagukoresha icyaha ninde runaka, uriya mukobwa cyatumye tubana gutyo, ubundi ntabwo twari tubanye neza. Birangije aba banteza umutekano mukeya, gusenya inzu icyabiteye. Ye nararebye ndareba mbona yuko uriya muntu anzengereza, none se n'ubundi yari yitekeraga nk'itekera. Musabyimana Frodouard, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muhurire, avuga ko nubwo gutanga umunani atari itegeko bidakuraho inshingano zo kwita no gushyigikira umwana. Ibyo ari byo byose itegeko ryo rirasobanutse kandi n'impamvu yaryo ni impamvu isobanutse, bityo rero gutanga umunani ntabwo ari itegeko, ariko nanone umubyeyi wundi afite inshingano zo gufasha abana be ngo biyubake banabeho neza. Kuva hashyizweho ihame ry'uko gutanga umunani bitakiri itegeko mu muryango, amakimbirane yafashe indi ntera, ibituma imiryango imwe n'imwe iharanira uburenganzira bwa muntu isaba abagize umuryango cyane cyane ababyeyi kudatererana abana babo, ahubwo bakabagenera ibituma bubaka ingo zikomeye no kuzihora hafi. Padiri Mujambere Felicien ni umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Kibungo. Nta nubwo ikibazo gihe gifatira ku kibazo cy'uko azahabwa umunani cyangwa atazawuhabwa, ahubwo se bababyeyi yafashe ibyangombwa kugira ngo wa mwana abyaye ashobore kwiyubaka nk'umuntu, kugira ngo azashobore kwitunga kandi abeho neza. Nkeka yuko akenshi usanga atari ikibazo cy'umunani ababizi, bishobora guturuka rimwe na rimwe no ku busambo bw'ababyeyi, kubera ko bavuga bati ntabwo ari ngombwa kugitanga umunani, akumva yuko nta nshingano agifite kuri wa mwana. Hari igihe n'ababyeyi tubarenganya, usanga nabo bararezwe nk'uko bari kurera abo bana babo.
Itegeko rigena gutanga umunani mu Rwanda ryavuguruwe mu mwaka wa 2016 ubu rivuga ko umubyeyi azajya abikora ku bushake bwe kandi akabikorera umwana ashaka. Gusa rigisohoka hari abaribonye nk'irizakurura amakimbirane mu muryango cyane cyane ashingiye ku butaka, ikibazo gihangayikishije leta y'u Rwanda. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.